murakoze cyane nitwe twabatumiye kugira ngo tubashe kuganira namwe itangazamakuru. Murabizi ko turi mu gikorwa cya Miss Mulenge World kizadufasha gutoranya umukobwa mwiza w'umunyamurenge mu rwego rw'isi. Iyo tuvuze gutyo abantu baribaza ngo isi yose yarakoranye. Twatanze itangazo kugira ngo bose baboneke, ndagira ngo coordination yarabisobanuye, ababonetse bose bazapigana. Rero uko mutubona hano turaba judge bazakurikirana kino gikorwa kugira ngo bagaragaze koko umukobwa ukwiriye kuzambara ikamba ya Miss Mulenge World. So what? Zavangi Ifaransa n'Icyongereza ni Wolrd. Bese uhagarariye umukobwa w'umunyamurenge ufite indangagaciro z'abanyamurenge, ufite ubwiza bwiza bugaragara kandi ufite n'ubwenge n'ubumenyi. Tuzabisobanura mu buryo burambuye, twahuye neza, twashizeho ingamba zose, ariko ubu ngubu inama tuvuyemo ni nayo tuyatumye tubatumira. Twarimo twiga amategeko azatugenga, ibyo tuzagenderaho, critère, mirongo migari tuzagenderaho kugira ngo tuzahite mu mukobwa uzambara ikamba. Rero turatangira tubibwira, niturangiza muratubaza ibibazo mushatse byose, urubuga n'urwanyu rafunguye, nta kibazo twimiriye, ariko murabaza ibijyanye n'abajaji. Tumutubaza ibijyanye na coordination kuko twebwe turimo tubitegura. Twebwe dufite igisata mugani w'abarundi gishinzwe gukurikirana no kumenya umukobwa mwiza uzatorwa uzahagarira abandi. Mutatubaza ngo ese ngo iki ngiki cya coordination, icyo muzakibaza abashinzwe coordination. Muratubaza ibijyanye n'abajaji, ndagira ngo turemeranye aho ngaho. Reka ntangire nje yari nje ubibwira, hanyuma turakomeza tubibwira twese. Je nitwa Sibomana Vumisharle, ndi umujaji, nje uyoboye abajaji, no mu gikorwa cyushize nari nyoboye abajaji bahisemo umukobwa wambaye ikamba. Rero reka mpe umwanya bagenzi banjye nabo babibwire, hanyuma turakomeza n'ibibazo. Murakoze cyane kuba umwanya kugira ngo ushobore kubibwira. Nitwa Mukunzi Jocelyn Nyiribakwe, nkaba barampisemo kugira ngo dushobore gukorana muri kino gikorwa cya Miss Mulenge World 2023-2024. Ngira ngo ibyo bihagije. Murakoze. Yego murakoze. Murakoze. Ku mazina nitwa Andrew Ndayisenga, ndi umujaji muri Miss Mulenge World 2023-2024. Nagiriwe icyizere mu bantu benshi bari batandukanye, so ni icyizere abashinzwe kubitegura bambonyemo, kandi nanjye nzi ko tuzakorana. Dufite team nziza hano, tuzakora igikorwa kiri professionnel. Murakoze. Murakoze. Amazina nitwa Byinshi David, nanjye ndi umujaji muri iyi team, nkaba naragiriwe icyizere muri Miss Mulenge 2023-2024. Barakoze cyane kutwibwira no kubibwira. Uko mwayibonye turi bane, ariko abajaji ni batanu. Undi umwe ntaraboneka, taragera hano, mbese ari mu Rwanda, yitwa Mutesi, irindi yitwa nde? Console. Nawe ni umujaji. Abajaji ni batanu, nibo bazayobora kino gikorwa cya Miss Mulenge, kandi ubutaha tuzaba turi kumwe twese kugira ngo tuyobore icyo gikorwa. Ndagira ngo tubahe umwanya mubaze ibibazo bijyanye n'abajaji, hanyuma tuze gusoza iyi press conference. Murakoze. Murakoze cyane ku gikorwa cyiza muvuye kutubwira. Twari tubyiteze nk'itangazamakuru kugira ngo tubashe kumenya abajaji ba Miss Mulenge. Nitwa Rutebukajise, nkorera ikinyamakuru IITV1 Radio. Hanyuma
ikibazo canje niki cyashingiweho kugira ngo mubashe kuba ari mwebwe mwabashije kugirirwa ico cizere kugira ngo muze guhagararira kino gikorwa. Murakoze. Twakira ibibazo bitanu kugira ngo tusubirize rimwe tutasubiza kimwe ku kindi. umwaka ushize babajijwe ibibazo byinshi bitandukanye biracarenze ku bantu bitabiriye irushanwa. Ubu ngubu noneho ko murakora iki nk'abajyaje kugira ngo ibibazo bizogende neza. Katubanza usubizwa ngivyo kugira ngo tutaza gutinda. Ijambo rya mbere kuri ico kibazo cyawe ubajije ngo niki cyashingiyeho bahitamo aba bajaji batanu. Abategura Miss Mulenge ku rwego rw'isi baricaye batanga itangazo basaba abantu ko bapigana bagaragaza ubumenyi n'ubushobozi bafite mu gukora iki gikorwa. Hapiganywe abantu 24 43 naherutse bakiri 24 kandi nanje ndimo mu bushishozi bwabo bamaze kubabaza interview bahisemo abo batanu. Ndumva nta bindi nzi cyane birambuye nuko abo batanu ari bo bahisemo muri abo 43 babona ko bafite ubushobozi bujuje qualité na critère bifuzaga zishingiye kubyo bari bagenderaho kugira ngo aribo bazayobora icyo gikorwa. Ikibazo cya kabiri cyari kibajije ngo twabajije ibibazo byinshi dore ko nari ndimo na mbere koko ibintu bigitangira biza bitangira bidafite umurongo mwiza, ariko icyo mbijeje nuko Miss Mulenge tugiyemo none irimo abagabo murababona, ni abagabo bafite inararibonye, ni abagabo bafite ubushobozi n'ubumenyi. Hari ibibazo bateguwe n'ibanga ntabwo twabibabwira, hari uburyo babiteguye, hari imirongo migari na critère bashizeho kugira ngo bizagenderwaho noneho bitari bya bibazo nkuko byakozwe. Nta gikorwa gisa n'ikindi. Abakina imipira bazavuga ngo nta mukino usa n'undi. Iki gikorwa kirihariye kandi igikorwa kizagendera ku mirongo myiza kandi turizera neza nubwo nta muntu wemeranwaho n'abantu 100%. Miss uzatorwa azaba ari Miss wemewe kandi n'uyu wa mbere yari yemewe, ariko ibyo byose by'ingorane twahuye nazo zizagenda zikemurwa uko tugenda tubikora ariko tugenda twiga. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Impapuro nka Kubijyanye TV. Mfite ikibazo gishingiye cyane ku kantu komojeho cy'imitegurire y'imibarize cyangwa se ibibazo byo kubaza abana b'abakobwa babitabiriye irushanwa. Hari icyifuzo cya benshi, bamwe bati wenda umuco kubera ko benshi bavukiye hano ati muza mugabanya utuntu twa fizike, ati natugabanya. Muri rusange muri departement y'ibibazo ni ibibazo bizaba bishingiye kuki? Ese niba hari uburyo mwagiye wenda mbuguze gurupa ubwiza bufite amanota yabwo, imisubirize, imigendere, muri make wenda mwatubwira mu ncamake ese gutanga amanota muzashingira ku cyane. Tuvuye mu nama hari byo twaganira, reka ndayisenga afashe. Murakoze. Ni ikibazo cyiza ubajije. Mu by'ukuri ntabwo tubabwira ngo tuzabaza ikibazo iki n'iki, ariko tuzabaza ibibazo ku bumenyi rusange bw'abakobwa bazitabira iyi Miss Mulenge World. Ku bijyanye n'umuco, of course turi abanyamurenge, hagomba kuzabazwamo ibijyanye n'umuco, hazaba harimo iby'ubumenyi rusange. Kandi ikindi mugomba kumenya, ku bakobwa bazitabira Miss Mulenge hazaba higihe hagati ya coordination y'abari muri coordination n'aba contestant barushanwa, bazagira igihe cyo kuganirizwa ku buryo bazaba biteguye mu mutwe, bazaba biteguye bazi ko nibura
umuntu azaba agomba kuba afite ubumenyi ku kintu runaka na runaka kuko ashobora kuzabazwaho ikibazo. Iyi ntabwo ari examen nationale bakubaza ku bintu, na examen nationale bakubaza ku byo wize. So rero tuzagira igihe cyo kugira ngo tuganirize aba contestant cyangwa se abazaza kurushanwa ku bibazo ku byo bagomba kwiteguraho kuzabazwaho. Murakoze. Ariko bamwunganira. Murakoze. Reka banza mwunganire gato. Murakoze cyane kumpa ijambo. Uko ndatekereza yuko ntabwo nkuko yaramaze kubivuga, ntabwo dushobora kuvuga ngo tuzabaza mu kibazo kinini. Ariko umuntu nawe ubundi rushanwa riba rishingiye ku bibazo, icyo barushanwa niki ni gusubiza ibibazo. Rero ni ukuvuga ngo uzaba washuje neza azaba afite kimwe mu biranga amanota agomba kuba ashingirwaho kugira ngo atsindire iryo kamba. Ni ukuvuga ngo ntitwavuga ngo ni ikibazo kiniki. Ikibazo cyose kizaba cyateguwe kizabazwa, ikizasuzumwa n'ubumenyi ufite kuri icyo kibazo n'uburyo bw'imisubirize. Hari ukuntu udashobora kuba uzi n'ikibazo ariko uburyo bw'imisubirize bikaba byaguhisha amanota. Rero nta murongo ushobora gutangwaho ku bibazo runaka. Murakoze, nicyo nakongera. Kandi nongeraho gusa muziko ari miss. Iyo bavuze miss bavuze ubwiza. Umuntu ubwiza ni facultatif. Ni ukuvuga ngo uyu ashobora kubona uyu ari we mwiza wowe ukabona gutya, ariko hari ubwiza byibura twego abajaji tuzahurizaho tukabona ko uwo muntu ari mwiza koko. Ni ukuvuga ngo ubwiza bufite amanota menshi: igihagararo, gushingura, uko ateye, noneho gusubiza, attitude, uko yitwarira imbere y'abajaji n'imbere ya public, na projet yo noneho projet. Reka noneho dusa naho tumenya ko kabanga projet ifatika, yumvikana, ishobora gukorwa. Ari kuvuga projet idashobora no gukorwa, mbese ifatika, yumvikana, isobanutse, faisable, nimba navuga ishobora gukorwa. Murakoze. Murakoze ku bisobanuro muhaye rubanda ndetse n'abandi bazitabira Mulenge. Ikibazo kindi kiravuga se ikiswe ikizamini ni ibibazo koko muko mu bisobanuye. Ese abajaji nimwe muzahitamwo ibibazo bizabazwa cyangwa hari akandi kanama kazategura ibibazo bizabazwa? Iyo ni question 1, ariko ifite A na B. B iravuga ndetse ese security y'ivyo bibazo izaba imeze gute ku buryo hatabamo mwana wanje cyangwa mushiki wanje, kuko abo mugiye guhitamo byanga byakunda harimo abavandimwe kuko twese turi bene nyirakuru. Ese security y'ivyo bibazo izaba imeze bite ku buryo nuzabirebera muri zino kamera azavuga ko ari bizima ndetse binatunganye? Reka maze nsubize na bagenzi banjye baranyunganira. Ijambo rya mbere turi inyangamugayo. Turi inyangamugayo. Ku muntu urana ntari inyangamugayo. Uriyo niyo mpamvu baguze. Kandi ndi judge mukuru. Mu by'ukuri turabijeje ko baduhisemo batwizeye. Nta yindi nama izategura ibibazo ni twebwe, kandi turigenga. Nta influencer uturimo uza kutubwira ngo murakora iki. Kandi njyewe ndibishobora, nta muntu uzumvugiramo. Kibibaho. Uzi izina ryanjye nitwa Vubi. Ni gap. Ni gap. Kuvuga ngo uko nta muntu uzumvugiramo, nza nkora uko mzumva, tutumvikanya ahubwo ndabireka. Mzumve neza ko nta muntu uzatuvangira. Kandi uko tubona turi batanu n'ubwongo badahari, ni inama ituranga n'ubunyangamugayo, n'ibanga, no gushishoza, no kutaba influençable na public. Nta cyene wabo, nta kibishoboka ibizazamo, kandi turabyirinda cyane. No uzabigaragaramo tuzamukuramo rubikubita, kuko tudushaka ko igikorwa kizagira ukivangira. Kibazo cya kabiri sinacumva cyari cy'umutekano w'ibibazo n'amanota. Ngaho reka David. Murakoze cyane. Umutekano nifate cyangwa nirekera. Ndaza kunganira wenda kuri security y'ibibazo muvandimwe yarabajijeho. Sefu y'ibibazo bizabazwa muri Miss Mulenge 2023-2024. No kuvuga ngo abafasha abakozi babafashe bashingiye kuri experience unararibonye nizo criteria bagendeyeho, bagiye basoma ama CV,
bamwe batari hano benshi baraplayinze ariko critères fittinga ko mujaje ntago bageze muri urwo rwego bigaragara ko sefu cyangwa ibyo bagendeyeho ni ingingo yumvikana ko abajaje bahiswemo cyangwa babaye selected bazakora bakaba professionnel muri iki gikorwa cya Miss Mulenge. Ikindi kandi nshobora kubabwira nuko kubijyanye na confidentiality akanama cyangwa komite ya Miss Mulenge dufite ingamba twabifatiye mu buryo tudashobora kuzibasangiza mu buryo mubishaka ariko dufite ingamba twihaye, dufite ibyo tuzogeraho, dufite uburyo dushaka gusiga iki gikorwa kugira ngo kizabe gifite isuku, n'undi wese uzakibona hanze ya n'undi wese uzagikurikirana kizamuheshe kumva ko byibuze ikintu cyateguwe mu buryo bwiza cyangwa abajaje bari abaprofessionnel muri iki gikorwa. Ibanga ry'akazi ni rirahari, niyo mpamvu bahisemo abajaje cyangwa iyi team. Murakoze. Reka nkunganireho gato nanjye, reka mvuge ku kintu cyitwa professionalism. So mu by'ukuri cya mbere ni uko iyi timu mubona na Mutesi utari hano turi abantu bashize hamwe kandi tuzi icyo tugiye gukora. So turabizeza professionalism muri iki gikorwa. Waruvuze ati wenda ese ntiyashobora kuba harimo abavandimwe tukabaha iyo faveur. Bazabaho kuko ntabwo tuzabaza abazayizamo. Irafunguye kuri buri mukobwa wese. Na mushiki wanje irafunguye, na twese abavandimwe irafunguye. Hazatsinda umuntu bikwiriye. Iki cyo ndakibijeje yuko hamwe n'iyi groupe turi kumwe umuntu uzatsinda hari no umuntu uzaba wujuje criterias twebwe tuzaba twashizeho abajaji tuzagendera. Waba ufitanye isano na runaka, waba uri umukobwa wanje, waba uri mushiki wanje, ari wewe uzujuje kurusha abandi, ari wewe ufite amanota kurusha abandi. Ntabwo twebwe tuzaba influence na media, ntabwo tuzaba influence na public, ntabwo tuzaba influence n'aba contestant. Dufite amabwiriza n'amategeko tuzagendera. Biri very clear rwose. Baza ko nanjye ntunganira gato kuri icyo ngicyo. Yes, merci beaucoup. Aba bantu mubona uko turi bane turi hano n'undi utari hano, nta n'umwe utazi ikintu bita confidentiality y'akazi cyangwa secret professionnel. Twese turabizi ko twese hano turabizi yuko umuntu mu kazi ahawe uretse n'aka baduhaye, tuzi yuko ugomba kugira ibanga ry'akazi, ibintu twatoje. Hanyuma ikindi cya kabiri kuri ibyo bya security ni security. Ntabwo watubwira ubunya ngo tuyikubwire kuko ntabwo bikibaye security. Rero bifite uko byagenwe ibyo bintu bizakorwa muri security. Ntabwo twabitangaza amakuru cyangwa ngo tubiguhe kuko ntibikibaye security. Dushobora kukubwira uko bizagenda kugira ngo bikaba bitakibaye security, ukaba wahajya. Nimba par exemple dushobora kuba tuzabibitsa umuntu, wewe ukajya gushaka uwo muntu. Donc ntabwo twakubwiriye security ariyo, ariko icyo ugomba kumenya iragenwe security y'ukuntu aho ibyo bibazo bizashirwa uko bizagenda. Murakoze. Ntabwo nihereranye ijambo ariko turabaza ngo tubareze benshi ndetse tunasobanuze ibibazo bibiri. Ndabibaza umukuru w'abajije w'abajaji kuko iwe n'ubundi niwe ukuriye n'akanama ka Miss Mulenge y'ubushize. Ese abantu bitabiriye benshi umwaka ushize ariko ni bakeya batsinze. Ese uwitabiriye akajya muri abantu 12 bagiye muri bootcamp, ese aramutse atanze kandidatire yiwe azemerwa? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, muribuka ko muri kino gihugu turimo ubwo bajaga gutangaza perezida muri Bomas, abandi bajaji berekeye muri Serena Hotel kuvuga ko batifatikanyije n'iyo nsinzi cyangwa se nayo matangazo. Muri iyo timu yawe muri batanu uri umukuru w'abajaji kandi ni navuga ni edition ya kabiri uyoboye abajaji. Ese mugihe hagaragara izo mbogamizi zo kutemeza ko navuga kuri finale yo kutemeza kuri wa wundi umwe, ese byo wabyitwaramo ute nka chief w'iyi timu? Reka mpite subiza. Icya mbere umbajije ese muri bariya ba 12 babonye ibihembo bashobora kugaruka. Icyo kibazo twakiganiriyeho. Gato 12 ntabwo babonye ibihembo. Ni batandatu. Bagiye muri bootcamp. Ariko batsinze ni batandatu ndagira.
uko bimeze nuko twavuze ngo uwabaye miss n'uwabaye igisonga cya miss n'uwabaye igisonga cya kabiri, uwabaye igisonga cya kabiri abo ngabo ntabwo bazagarukamo kuko isezo yabo bararangije. Abandi basigaye guhera kuwa 4 kugeza kuwa 12 bose bashobora kwiyamamaza, nta kibazo kabisa wagaruka. Ikibazo cya kabiri ngo ese tubaye ducitsemo ibice uzagenda oya ntabwo tuzashye, reka twizere ko bitazabaho, kandi bizabaho tuzafata ingamba uwo munsi bizabaho. Reka ndeke kuvuga ibitaraba, nibibaho tibizabaho, bibayeho twafata izindi ngamba zo kubikora uko twabikora. Ariko ubanze wibuke ko byaje gukora bafite ijwi amajwi 2 turi 5 ubwo ngubu turi 5 niyo mpamvu bazagira ibihero. Buriya aho jaji mukuru yagiye ahita haboneka amajwi 3 nibo baba batsinze. Sawa, murakoze cyane. Nari nifuza ko mwadusobanurira wenda hari uburyo kritere zagenwe cyangwa se niki kigenderwaho kugira noneho uriya mukobwa abe yakwemererwa kuza muri Miss Mulenge. Kritere ni iki? Ariko ibyo ngibyo muzayibaza coordination. Coordinateur arahari, iyo bateguye twebwe badushirije ibintu byanditse. Twe tugomba kubitangaza, nibo babitangaje. Ndagira ngo n'abakobwa barimo biyandikisha bashingira kuri iryo tangazo. Murakoze cyane. Twebwe ntimutubaze ibyo bintu, turabajaji gusa. Murakoze cyane nikoze kubona Mulenge. Ndakomeza kuko mugenzi wanjye yari yakozeho umutekano w'ibibazo. Umutekano urimo kubiri, hari uko bashobora kubyiba, hakaba naho ibibazo zagiye bisubirwamo bakabibaza umunsi wa mbere no ku munsi wa kabiri. Ikibazo se kizongera gisubire kibeho. Warubajije ngo umutekano w'ibibazo. Ibibazo bitegurwa muri computer. Iyo computer ni yanje, ni je ubibitse. Ushaka kuzaza kuntera ngo antere mu rugo ngo bijane, cyangwa icyo gizaba ari intambara. Aho icya kabiri, yego aba bagabo bo tuzatubyize twese twabyemeje mbere yuko tuzandika, tunabyemeza. Agize ku mutima wo kuja kubivuga hanze yabivuga, ariko ico mbijeje ni inyangamugayo batoye. Ndabijeje kuko aba bantu batanu nta numwe uzagenda gutangaza ibibazo bitarabazwa, ibizaba. Kandi niyo nadatangaza agiye akabiheza umukobwa nanone udafite izindi kritere, ibibazo sizo bizashingirwaho zonyine. Twizere ko bitazabaho, twizere ko ibyo bibazo ibyo bitazataba. Ariko binabaye binatanzwe nanone yo kuzuza bya bindi byose twashingiyeho, twagize ibanga tuzashingiraho kugira ngo tumutore. Ndabona ari Nyamujareti uraho neza, ukomeza ubyumve neza, uhagarariye abakobwa. Niyo haba iyo fuite d'information y'ibibazo, ibibazo bifite amanota makeya, hari izindi kritere dushingiyeho wewe tutashaka kubabwira nga nazo zubakiraho kugira ngo duhite mu misi. N'ibibazo bifite amanota 30 abe niyo yobyiba akabyiba umunsi wa mbere kugeza dushoje, sico cyatuma tsinda 30% y'ibibazo. Ariko ndabijeje yaba David, yaba Ndayisenga, yaba Mukunzi, yaba njewe na Mutesi, mutwizere. Muratwizeye ariko kurasa naho mutatwizeye, muratwizeye. Mutwizere, tufite ubushobozi n'ubumenyi, dufite ubunyangamugayo, kiruto turi n'abanyamurenge. Umunyamurenge gikorwa gihesha agaciro abanyamurenge, akagenda akaja kubishira mu utuma bitesha agaciro, ibizabaho biragatsinda. Ikibazo cya nyuma muri Miss Mulenge wari urimo, kenshi ibibazo byakunze kubazwa, abakobwa bose zakunda kugenda bisa. Hari ubwo ari itegeko kugira ngo ibibazo mwabaje umukobwa wa mbere mubaje n'uwa kabiri n'uwanyu? Reka ngusubize. Wenda ku bijyanye numvise abanyamakuru muri gutinda ku bijyanye n'ibibazo ngo ese aba contestant cyangwa se abakobwa bazaba bari guhiganwa bashobora kubimenya mbere. Icya mbere, nta muntu uzabazwa ikibazo gisa n'icya mugenzi wewe, icyo cyo kiri clear, nta kibazo kizagarukamo kabiri, nabyo kibe clear. Icya gatatu, mbere yuko wenda ngo bashobora kubazwa, bashobora guhabwa ibibazo mu gihe ngo amakuru yamenyekana, twebwe ntago tuzi abazaza mu irushanwa. Twebwe turi akanama nkemurampaka, aba contestant tuzabahabwa bafite uburyo bari kwiyandikisha, bafite uburyo bari gushakisha uburyo buzuza criteria zizakurikizwa. So rero ntabwo mu gihe tutazi n'abantu nta nibibazo abantu bazamenya.
ariko ku bijyanye n'ibyo by'ibibazo nta kibazo kizaba gisa n'ikindi kandi nta kibazo kizaza gitunguye aba contestant mu buryo bazaba wenda batabiteguyeho. Hari ikindi umuyobozi mukuru yaravuze, ibibazo biri mu bintu bifite amanota make yo kugenderaho. So ku manota nta nubwo ikibazo gifite kimwe cya kane. Urumva rero ibindi biba bisigaye nibyo biguhesha gutsindira ikamba. So ndizera ko ibyo biri clear. Reka mukosore gatoya sino gukosora ni nko kumwunganira. Tuvuze ko 100% ikibazo kitogaruka. Ariko ikibazo gishobora no kugaruka bitewe nuko wagisubiza, surtout yari ikibazo gifunguye. Reka mbaye nk'urugero. Ubajije tese urumva ute uburinganire? Icyo kibazo ntigifunguye. Urumva site uburinganire hagati y'umwana w'umukobwa hagati uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Ubwo uko yabisubiza siku yabisubiza. Kandi uko abisubije mu bishingiraho mwumva ubumenyi afite, mureba ibitekerezo afite kugira ngo mumweze amanota meza. Niyo cyanagaruka avuze ko bitashobora kuzagaruka, ariko bishobora no kugaruka. Ariko niyo cyagaruka kizaba ari ikibazo gituma twumva ko wewe koko ubifiteho ubumenyi buhagije mu gusubiza cya kibazo kurusha ukuriye yabisobanuye mbere. Donc kirashobora kugaruka, n'exclure pas tuvuge ngo ntibyoza coza, ariko twebwe tuba dushaka twumve ibisobanuro content y'ibisobanuro byawe paraporo y'ikibazo wabajijwe paraporo n'undi wakibajijwe mbere. Ikindi kandi wenda nunganira mu segonda imwe, aba constant basagomba kuba bafite project zitandukanye. Muri izo project zabo rero naho agomba kuvukamo ibindi bibazo babazwa bitandukanye n'ibyo bagenzi babo babajije. Iyo nayo ni ingingo yumvikana ko ibibazo bidasa tuzagenda tubaza muri Miss Mulenge. Yego murakoze cyane. Umwanya bari baduhaye urasa n'urangiye, ariko ko abagenzi bacu agaciro batinze kubera impamvu z'akazi bihanganye kwakira ibibazo bibiri gusa kubera ko batinze bibiri gusa. Soza ikiganiro. Nitwa Museveni Eric Rugamba kuri Top TV, mvuye mu kazi n'aho mucereshwe. Mfite ibibazo bibiri. Icyambere kiragira kiti ushize Charles yari uhagarariye komisiyo y'abajaji cyangwa se timu y'abajaji, bikaba byaragaragaye ko Miss Popularity watowe icyo gihe atayuje kiritera. Tuzi ko Miss Popularity atorwa bitewe n'uburyo yarakunzwe muri public, ariko Miss Popularity watambutse byari bihabanye. Ese kuri ubu ngubu turizera gute ko itsinda noneho muzatora ibintu cyangwa se muzatambutsa abantu kubitewe n'imyanya izaba yatorewe bishingiye ku byari bikwiriye. Donc nko kuri uwo mwanya wa Miss Popularity. Hanyuma ikindi muri gahunda harimo muri Miss Mulenge harimo kureba abantu abavuga ikinyamurenge, ariko kuzukuri usanga no mu bajaji ndetse no mu bajaji ngaba babana cyangwa se abakobwa ngo turebe ko bavuga ikinyamurenge, usanga namwe ikinyamurenge cyanyu gicumangwa ko hari amajambo menshi cyane mukoresha atari mu kinyamurenge. No mu kanya waramaze kuvuga ngo urugero n'ibindi bizoza. Ese mwebwe tubigute mu judging abantu wenda muzabajudginga ku bijanye n'ikinyamurenge, kandi namwe ku ruhande rwanyu harimo kudakoresha ikinyamurenge. Urakoze cyane. Reka mbere kuri icyo cyambere, kila mwanzo ni mgumu. Ibintu byari bikozwe ubwa mbere, namwe murabyumva nyine byari ibintu bitangiye kizaburamo amakosa. Miss Popularity ubusanzwe atorwa na public kuri uburyo ibyo akora, uburyo yiyamamaza, uburyo akunzwe, haba hariho website, niko bikorwa. Turizera ko ubu bizakurikizwa. Uzaba Miss Popularity azaba ari umukobwa koko ukunzwe. Kanje ku cyakabiri, ikibazo cy'ururimi cy'ikinyamurenge none abangaba bajaji dono twatoye, ndabona ari abantu bose bujuje criteria kugerageza kundimiza amahanga, kuko bo bose bafite niveau ya kaminuza, yaba icyongereza yaba igifaransa, bose n'abantu nemera pe kandi bashobora kubikora neza, afite n'ubumenyi na experience professionnelle bakoze. Dore ko ndavuga n'igifaransa kandi bavuga tuvuga ikinyamurenge. Ntabwo twabuza amateka turimo nayo twabayemo, ntatuma tuvuga twese ikinyamurenge cyiza. Abe nuko ndavuga harimo n'ikinyarwanda kubera ko nabaye no mu Rwanda.
ko ndashira muri Kirundi kubera ko nabaye ni Burundi. Hari abana babaye Burundi, hari abana babaye hano muri Kenya. Yananiwe akavuga ikintu akakivuga no mu Giswahili. Hituzamwima amanota kuko ya jambo yananiwe kurivuga mu Kinyamurenge neza. Kuko n'abana bavukiye mu bunzi tugomba kumva iyo context. Ndagira ngo ndekera aho ngaho mugenzi anyunganire hanyuma dusoze icyo kiganiro. Ya murakoze. Turaza kwakira n'ikindi kimwe kubera ko wowe wabaje bibiri. Cyo kwakira n'undi umwe wakerere. Murakoze. Kubijyanye n'ururimi iyi ni Miss Mulenge World n'isi yose. Ntabwo ari Miss Mulenge iri kubera imurenge. So bivuze iki rero? Bivuze ko hari n'abazazamo bashobora kuba batari fluent cyangwa se badafite ico kinyamurenge gihagije nkuko wari ubivuze ngo natwe ntago turishasha bitewe na station zaho twagiye dutura hatandukanye. So bivuze iki? Ururimi ruri muri criteria ziza guhesha amahirwe yo kwinjira muri Miss Mulenge World 2023-2024. Ariko ntabwo ari cyo kintu gishobora kuza kuba utazi ikinyamurenge neza, ntabwo bishobora kukubuza kuba Miss. Yes. Icyo gisobanuke. So rero niyo mpamvu yarabivuze ko mu by'ukuri cyo tuzareba ni ukureba ibyo ushoboye muri bya bindi tugenderaho. Iyo ni criteria ntoya cyane cyangwa se ni kamwe twashingiraho, ariko katareba judgment cyane, kareba ahubwo coordination. Murakoze. Kananje nunganire njere kamere kuri icyo ngicyo cyane Museveni yavuze ngo abajaji bashobora nabo bwabo barakemangwa. Deja nawe si ikinyamurenge bakoresheje ukemangwa si ikinyamurenge. Hariho ukuntu ururimi rukwemfluence bitewe n'ahantu wabaye, ariko ururimi ntirushobora kugukuraho icyo uricyo. Ni ukuvuga ngo n'abano bana b'abanyamurenge bazaza kwiyamamaza ndatekereza ko ni bake cyane bashobora kuba barakuriye umurenge. Bishobora kuba impamvu imwe ishobora gutuma tutavuga ikinyamurenge gisesuye kugira ngo bashobore kumva nabo icyo turi kuvuga. Hanyuma ikindi cya kabiri, twese nubwo wenda tutaba twarakuriye imurenge cyangwa tutazi icyo kinyamurenge comme il faut, ariko ntibivuga yuko tutakuriye muri societe z'abanyamurenge. Twakuriye muri societe z'abanyamurenge. Nk'ibyo wari uvuze ngo umaze kuvuga ngo urugero ni umufano mu kinyamurenge. Si uko nari mbiyobewe, ariko tuba tubizi, ariko tuba tugira ngo message ishobore gutambuka neza igere kubigenewe. Ushobora gukoresha umufano umwana w'umunyamurenge uri kubwire we ntiyumva umufano cyacu. So ni ukuvuga ngo nibiramuka bibaye bien défini tukavuga tuzakoresha ikinyamurenge gusa kitavanze kitari tuzagikoresha hano nta utari capable yo kuba yakoresha ikinyamurenge. Yes. Ndabona umwanya wacu twari dufite urimo urangira, ndagira ngo turashoje ibibazo. Dushinga abanyamakuru bose ariko none mu ijambo ry'umwe muri mwebwe ashobora gushimira abakozi. Okay. Reka dusoze. Turabashimiye ko mwatwitabye kugira ngo mubone n'abatowe kugira ngo bazayobore kino gikorwa nk'abajaji. Turabashimiye ko mwaje mutubaje ibibazo tubahaye mirongo migari. Hari ibyo tutababwiye kubera ko bikiri ibanga, hari ibyo muzabona kandi mugashima, kimwabura no kuzabura izo muzanenga kuko ibintu byose ntibiba parfait. Tushobora kugira 100%. Ibyo muzanenga genda ubutaha bizagenda bikosora. Asigaye mugira umunsi mwiza, Imana ibane nawe. Murakoze. Sawa sawa.